Reka nongere mbaye ikaze mwebwe tubana umunsi kundi hano kuri Asafu Cinema. Bibutsa no gukora subscribe nimba utarayikora. Ndetse nawe tugiye kubana ari ubwa mbere ngo haye ikaze. Ngende Asafu Obi. Like cyane comment ibyanyu ni ingenzi. Ikaze rero. Nshuti yanjye, ni byiza ko ukomeza kurinda isezerano wagiranye n'umuntu. Kabone nubwo mwamutakiri hamwe cyangwa se mutari no mu gihugu kimwe. Icy'ingenzi nuko ugomba kurinda isezerano mwagiranye. Reka twibure ko byanyerekeye umukobwa wacu Jennifer wakundanye n'umusore w'umusirikare, gusa biza kurangira umusirikare agiye ku rugamba ajya muri misiyo. Gusa yasize ahanye isezerano na Jennifer ko nawe uzahemukira undi kandi igihe cyose bazazira bazakora ubukwe. Ubwo umukobwa yakomeje gutegereza yihanganye, ari nako asengera umusore ngo azagaruke amahoro. Gusa ibyakurikiyeho ntabwo byamugendekeye neza, nubwo umusore we yari akimukunda. Gusa kubera ibyo yahuriyemo nabyo byatumye atongera gukomezanya n'umukobwa. Gusa byaje kurangira Jennifer yongeye gusubirana na Dan. N'abatindiye rero dutangiranye n'abakobwa beza rwose bahagaze basa nkaho bafite ibyishimo byinshi byabarenze, ubona ko banezerewe cyane. Ubwo basaga nkaho bategereje abantu. Ubwo bose bari barimo bagenda bivugisha ati Imana yanjye, Imana imfasha ze, bandi bafite n'ibipapuro byanditseho ngo welcome home. Mbese ubona ko ari abantu bishimiye kwakira abantu bari kuza. Ubwo muri ako kanya umwe yahise avuga ati Imana yanjye, ndamubonye aracyari muzima sheri. Ubwo yahise agenda yirukanka ahamagara ati sheri, uracyari muzima? Tobi, ntabwo nabyumva, Imana ishimwe ni ukuri. Ubwo abandi nabo basigaye disa ngaho bari guseka, nabo basa nkaho bagitegereje. Ubwo undi wa kabiri nawe yagize gutya ahita abona umugabo we, nawe ahita agenda yihuta cyane, ahita amuhobera avuga ati sheri, nawe uracyari muzima, uriho? Umugabo yagize gutya ahita amuhobera aramubwira ati ndacyariho rukundo rwanjye, umeze neza? Umukobwa nawe ati rwose yigo meze neza, nari naragutegereje, naragukumbuye, nkabura uko bigenza ariko nkihangana numva ko n'ubundi nawe mfite icyizere ko uzagaruka sheri. Umeze neza nawe? Wabaye ubuhoro? Ubwo bakomeje gusuzanya avuga ati yego nabaye buhoro sheri, gusa nanjye nari nyigukumbuye, umeze neza nawe? Ubwo disi abantu babonaga ko bafitanye urukumbuzi koko bamaze igihe kinini batabonana. Ubwo abasirikare rwose bari batabarutse bavuye ku rugamba bazanye intsinzi, ari nako bafite urukumbuzi disi rw'abantu babo basize. Ubwo bose bakomeje kugenda babona umwe avuga ati raje ndamubonye Mana yanjye. Bose bishimye rwose bari kugenda bahobera abantu babo. Disi bigaragara ko ari nk'abakunzi babo bari barabasize ku cyizere. Buri wese ahobera uwe avuga ati sheri, umeze neza? Ubwo ko bari aho ngaho hari undi we wari uhagaze agitegereje, abona rwose abantu basa nkaho bashizemo, avuga ati ko nari kubona uwanjye se bimeze bite? Ubwo yabyibajijeho arangije ahita agira gutya avuga ati kanjye kubaza. Ubwo yaragiye yegera wa mugabo wundi ngo ni Tobi, aramubaza ati Tobi, where is Dan? Dan ari he Tobi, ko nari kubona ko muzanye? Ubwo ako kanya Tobi yahise yikanga aravuga ati umbajije? Ntabwo ndi kubyumva. Yagarutse hashize nk'ukwezi tugiye, yahise agaruka, ntabwo yagezeyo neza. Ndi kumva nta n'ukwezi kwashize rwose yahise agaruka. Mana yanjye. Ubwo umukobwa yari yikanze, gisa ubona ko ari ibintu atari kumva neza. Tangira gutekereza ati se Mana yaba arapfuye bakaba bari kubimisha, ko mbona batatabarutse nk'abandi. Ubwo umukobwa yabyibajijeho arangije avuga ati urambeshya. Ubwo se ushatse kuvuga iki ko yagarutse? Umusore ati no, ntabwo nakubeshya, hashize igihe kinini rwose yagarutse mu rugo. Ahubwo ni gute utabizi? Ntabyo uzi? Genda bizi neza ko yagarutse, ahubwo uze kongera umuhamagare muvugane wumve. Ubwo umukobwa yababayemo, abandi bari bakumburanye nabo rwose bahita bigendera kuko bakumburanye cyane, bahita bigendera basiga umukobwa aho ngaho. Disa n'ababayemo, gusa ntabwo ari kubereka ko ababaye, gusa byaramutunguye kumva ko umusheri we yagarutse mbere, gusa ntabyo yarazi. Ubwo umukobwa disi byaramubabaje, arangije atangira gutekereza ibintu byinshi, yibaza ati sheri wanjye ashobora kuba yarapfuye cyangwa se yaraguye ku rugamba, bakaba banze kubimbwira. Mana yanjye, ndakwinginze ni ukuri ntabarira umukunzi, na fone ye ntabwo ikiriho kugeza n'isaha.
umukobwa yacitse intege arangije n'ururabo yarazanye rwo kumuha ikaze ahita arujugunya aho ngaho n'agahinda kenshi ahita agenda yihuta ariko yahise ajya kwa Dan abahamagara cyane ati Dan ndebera agahinda disa nubwo abizi ko umuhungu arimo gusa yagiye kukizera avuga ati basi kanjye kureba iwe mu rugo nimba yaraje koko ariko yagiye avuga ati Dan ndakwingize ndabizi ko urimo sibyo ndi kubona n'amatara acanye Dan wanyingurira ubwo yakomeje gukomanga ahamagara ati Dan ari nako asenga avuga ati Mana nyagasani ndakwinginze n'ukuri mfasha ubwo yabonye ko nta muntu uri kuza kumukingurira ahita avuga gutya ngo ajye guca inyuma mu gikari ubwo mu kugera ku idirishya hageze arebye ahita abona na Dan nawe yaraje gutanguranwa ngo afunge idirishya arangije atavuga ati Dan uri muzima kubera icyo utigeze umvugisha Dan kubera iki ubwo umusore yaramwitegereje n'agasuzuguro kenshi aramubwira ati va nkubwire Jenny ndagusabye mbabarira amahoro ugende ntago nyigukeneye turi kumvikana ntago ngushaka kukubona mu maso yanjye genda rwose ntago nshaka kuba ndi kumwe hamwe nawe Mana yanjye ubwo umukobwa byaramutunguye arangije aravuga ati no sense ntago numva ukuntu wambwira gutyo Dan ntago byumvikana umusore ati Jen ndakwinginze genda nukuri pe njye nahinduye ibitekerezo byanjye ntago ngishaka kuba hamwe nawe ariko ngishaka kukureba turumvikana genda ahubwo wintera igihe umukobwa byaramutungaje avuga ati no Dan ibyo ni bicyo uri kuvuga nubizi ndagukunda Dan sinabigusezeranyije mbere yuko ugenda kubera iki waje warahindutse Dan ubwo umusore wari warakaye cyane yaramubwiye ati nakubwiye ariko kugenda ntago ngishaka kuba ndi kukureba mu maso yanjye turumvikana umukobwa agahinda karamurenze atangira gutekereza kibanza bamhinduriye koko ntago ari Dan nzi avuga turi ko Dan uribuka ko twari gukora ubukwe ari uko uje urabyibuka ko nagutegereje imyaka yose kubera iki wankora ibi bintu Dan ubwo umusore wari warakese mubwira ati ariko nakubwiye ngo genda kubera icyo utari kunyumva genda njye nahinduye ibitekerezo byanjye rwose turumvikana ntago nyigukeneye mu buzima bwanjye genda ubeho ubuzima bwawe nanjye nzabaho mu buzima bwanjye wajya ukamvira mu maso ninumva nshaka kukureba nzaguhamagara turumvikana genda ntago nyigukeneye ntago uri kunyumva ubwo umukobwa byaramuyobeye disi atangira gutekereza ibintu byinshi umusore akomeza kumusoma amubwira ati genda rwose njye ntago nyigukeneye ntariko ngishaka kubona umuntu umeze nkawe genda Jenny genda rwose umve mu maso umusore yakomeje kumutuka amubwira gutya amubwira ati genda umukobwa yatekereza n'uburyo yamurindiriye imyaka myinshi paka rwose amutegereje yizeye ko umusore azaza bagakora ubukwe n'ukuntu yangaga abandi disi avuga ngo njye mfite umukunzi ubwo umukobwa rwose byaramurenze yitegereza umusore mu maso aravuga ati Dan ibi bintu nibyo nkoze nta kibazo ndakwanga Dan ndakwanga bisubiremo ndakwanga ubwo umukobwa yarababaye disi n'agahinda kenshi ahita yigendera umusore asigara aho ngaho nawe ari kubitekerezaho atekereza ukuntu umukobwa disi yamutegereje akavuga ati nshobora kuba mpimutse ariko nta kundi nabigenza n'ubundi ntago nyimukeneye ubwo umukobwa yarigendeye n'agahinda kenshi nuko agisohoka rwose kuko araciye ku marembo y'inyuma akigera gutyo ngo asohoke agende yagiye kubona yitegereje hirya ngo nta undi mukobwa mwiza umukobwa rwose ubona ko akeye nawe ari kuza aca izapanya kugira ngo azangaho kwa Dan ubwo Jenny nta kindi yakoze yagize gutya ahita amwihisha avuga ati kumbi n'ibiriya yanyangiye ubwo umukobwa yahise ajya ku ruhande aramwihisha arangije agiye kubona abona umukobwa afite n'imfunguzo z'urugi ahita akingura inyuma kwa Dan akingura akaryango k'inyuma rwose arangije umukobwa ahita yinjira ubona ko ari n'ahantu asanzwe rwose ubwo yinjiye avuga ati Dan nizere ko wabyutse ubu ngubu sibyo ntabwo ukiri mu buriri ubwo umukobwa yabitekerejeho arangije avuga ati kombe n'ibiriya yanyangiye Dan yanyanze asigaye afite umugore ubwo umukobwa disi byaramurenze arangije ahita yigira inama aravuga ati ntabwo nanjye ibi nabyihanganira ngomba kujya kureba koko neza nkamenya nimba Dan yaranyanze
cyangwa se yarashatse n'undi mugore nabyo nkabimenya kuko ntago nabyihanganira. Ubwo Jennifer yagize gutya atagenda yihuta atijye kunyura muri rya dirishya inyuma atasimbukira mu nzu indani. Ubwo yinjiye yumva wa mukobwa ari kuvuga ati ya ndikubona uyu munsi wabaye umuhungu mwiza. Ubwo yaje buhoro buhoro ari kugenda bumva banaganira, maze akomeza agenda gake gake ariko abasatira ahantu bari muri icyo cyumba agira ngo abugwe igitomo. Ubwo Dani wari uri aho ngaho Disi ari kuganira na wa mukobwa wari uje yakumubwira ati aha komeza. Ubwo Disi yasaga nkaho asa nkaho ari kumukorera akamasaje ariko ubona ko Dani ari kubabara cyane. Ubwo yinjiye n'umujinya mwinshi ari kuvuga ati ntabwo nshobora kumva ibintu byose wambwiraga Dani, ufite n'umugore? Ubwo mu kwinjira yasanze koko wa mugore arimo no kumwambika. Ubwo bahise bikanga bibaza ukuntu ageze aho ngaho mu nzu. Nuko Dani nawe ati Jennifer uje gukora icyanga ko nakubwiye ngo uhave? Ubwo Jennifer mu kureba yarikanze yitegereza neza umukobwa akongera agahindukiza amaso akareba na Dani. Nuko wa mukobwa ahita avuga ati hoya miss, icyo utekereje ntabwo ari byo, njyewe ndi umuganga ninje kwita kuri Dani. Ubwo Dani yase avuga ati Marita wampa amazi gato, wampa amazi yo kunywa? Ubwo Marita yavuze ati nta kibazo. Nuko Jennifer ati Dani. Ubwo Marita yase ahaguruka rwose ngo ajye kuzanira amazi Dani nk'uko yari yamusabye. Nuko Jennifer asigara ahagaze aho ngaho ariko amubwira ati Dani bishatse kuvuga ko ubwo mu gihe ataruzuza. Nuko Dani ati ya nk'uko ubibona rwose. Nuko Jennifer ati none se kubera icyo utabimbwiye? Kubera iki? Ubwo Jennifer yarababaye Disi atangira kwitegereza umusore ubona ko agize agahinda kenshi akuvuga ati mu mutima ati mana yanjye. Ubwo umusore yatangiye kuvuga ati Jennifer urabizi ni byinshi nagusezeranyije mu buto bwacu, gusa ntabwo nyishoboye kuba nabikora, ntabwo nshoboye kuba nagenda ukundi. Ubu ni paka gutyo mbona ntabwo nshoboye kuba nakongera guhaguruka ngo ngende. Umukobwa byaramubabaje. Dani akomeza amubwira ati ni nkaho icyubahiro cyanjye n'ubundi cyatakaje Jenny. Ubu ngubu kubona nicaye muri aka kagare ndi ikimuga Jenny, ndi ikimuga. Ndeba hano Jenny. Umukobwa n'agahinda kenshi yakomeje kubitekerezaho. Umusore nawe ari kumubwira ati ndeba hano, ndeba ku maguru yanjye, uri kunyitegereza Jenny, uri kundeba? Ubwo umukobwa Jennifer amubwira ati ariko ndabizi neza kuri intwari yanjye Dan, ndabizi neza. Ubwo umusore yese acunga akagare ahita agenda yegera umukobwa. Nuko umukobwa araje ati Dan uri intwari sibyo? Uri intwari Dan, ndabizi neza ubutwari bwawe kandi ubukomeze. Kuba byarakugendekeye gutyo ntabwo byatuma mpindura ibitekerezo byanjye Dan, I still love you. Ubwo umusore Disi nawe wari ufite agahinda kenshi yese amubwira ati ntabwo nshobora kumva ibyo uri kumbwira aka kanya Jenny, kuko ibyo uri kuvuga njye ntabwo nabyumva bitewe nuko ntagishoboye kuba nagenda cyangwa se ngo mpaguruke ngende, kandi ibyo byose uri kubivuga aka kanya. Gusa nubitekerezaho neza uzabona agaciro k'ibyo nakoze. Singishoboye kuba napfukama basi ngo nshyire amaguru yanjye hasi mbashe kuba nagupropose, ntabwo byacubokera. Urabizi nahoze nkubwira ko mu bukwe bwacu nzaguhagurutsa tukabyina twishimira urukundo rwacu, gusa ariko ibyo byose ntabwo nzabigeraho kubera yuko nta maguru ngifite. Yo, umusore Disi wari wuzuye agahinda ariko ubabazwa n'uburyo atazapfukama ngo byibuze propose umukobwa, yatekereza n'ukuntu atazabyina nk'uko yabyifuzaga mu bukwe bwe. Agahinda kakamurenga akavuga ati Jenny, ibyo byose uri kuvuga nuko numara kumenya agaciro k'ibyo nakoze ndabizi neza kuzanyumva. Uribuka ibiganiro twajyaga tugirana kera? Uribuka nkubwira ko nzigisha umwana wacu gutwara igare? Uribuka nkubwira se ko nzajya nanamwijyanira ku ishuri Jenny? Ubwo umukobwa Disi nawe byaramurenze atangira kubitekerezaho. Umusore Disi nawe akomeza kurira, gusa ariko afite umutima ukomeye avuga ati Jenny, ndabizi neza uzagira isoni ku bwanjye, uzajya wumva nkuteye isoni mu bandi nk'uko nanjye mfite isoni muri aka kanya. Mfite isoni zanjye aka kanya nanjye ndi kumva nkojeje isoni Jen. Nta kintu na kimwe nshoboye gukora ubu aka kanya, nta bushobozi na buke mfite bwo kuba nagira ikintu nikorera. Ubu nsa nkaho nta maguru mfite. Ubwo umukobwa nawe yabitekerejeho
agahinda karamurenga. Arangije avuga ati uva nkubwire Dani, ibyo byose uri kuvuga ntabwo bikuraho ko ngukunda, nta kintu na kimwe nitayeho, nta kintu na kimwe. Ubwo umusore yagize agahinda, arangije amubwira ati gute nta kintu uri kumva, kubera iki Jen? Ndeba hano. Ubwo yagize gutya kuramo bya bintu by'amaguru babashyizeho byibuze ngo bimuhe shape. Arangije ahita bikuramo, ahita bihagurukiraho. Aravuga turi kureba ntashobora guhaguruka, uri kubireba. Ubwo disi yaremeye aribabaza. Umukobwa disi nawe abibonye aravuga ati hoya Dani, wikomeze kwiyica, icara sibyo? Ubwo umusore akomeje kuramubwira ati uri kubona ibi bintu se wazabivamo? Uri kubona ubuzima waba ushobora bwa buri munsi meze gutya? Ubwo umukobwa yahise yongera aramwicaza. Arangije aramubwira ati Dani, it's okay, humura, ndahari ku bwawe mukunzi, urabizi ndagukunda kuva na kera. Ubwo umusore yagize gutya aramubwira ati Jen, ndabizi uri umukobwa mwiza, uri umwana witonda, ufite urukundo, ufite kubaka ejo hawe heza, ukazagira umuryango wishimiye kandi uguteye ishema. Rero ntabwo ukwiye ubuzima nk'ubu ngubu ndimo. Uri kunyumva neza Jen? Ntabwo ukwiye ubuzima nk'ubu ngubu. No, ukeneye umuryango muzima, umugabo muzima ufite amaguru mazima, uguhesha ishema. Turi kumvikana Jen? Ukeneye umugabo mwiza uguhesha ishema, akazaguha n'abana beza, mukajya mugira gutya mugatemberana, ukishimira ubuzima ubayemo. Niyo mpamvu udakeneye umuntu nkanjye w'ikimuga. Ubuzima bwanjye busa nkaho bwarangiye, ntabwo nyishoboye kuba naguha ibyishimo ugomba. Niyo mpamvu ndi kugusaba ngo ugende. Sinshaka kukwangiza, ariko nshaka kukwangiriza ejo hawe. Jen, go! Umusore yagize gutya asunika umukobwa. Aramubwira ati genda, ntabwo nyigukeneye Jen, ntabwo ngushaka mu buzima bwanjye, ndakwinginze genda njye kure Jen. Umusore yagize gutya yongera acunga akagare karigendera, ava iruhande rwa Jen, ariko amubwira ati genda rwose, ntabwo nyigukeneye, ntabwo nshaka kukwangiriza ubuzima, uri umukobwa mwiza kandi ukiri muto, ntabwo uzabura umuntu uguha ibyishimo ushaka cyangwa ugomba. Njye ntabwo nshoboye kuba nabiguha kubera yuko nta maguru mfite, urabizi ni byinshi nagusezeranyije, gusa ariko ntabwo nishoboye kubikora. Rero icyo nagusaba kuba nakuvira mu buzima, ukagenda ukabaho ubuzima bwawe bwishimye, wimereye neza, njyewe ntagiye kukugerekaho umutwaro. Ubwo umukobwa disi byaramuyobeye, akomeza yitegereza umusore, agatekereza n'amagambo Dani yari ari kumubwira. Arangije avuga ati Dani, kugeza n'ubu ntabwo uri kunyumva? Ni ukuri ndagukunda Dani. Umukobwa yagize gutya disi ahita yigendera, ariko ajyanye agahinda, avuga ati ntabwo numva ukuntu Dani yankorera ibintu, gusa uko byagenda kose n'ubundi ndamukunda. Ubwo nta kindi yakoze, ahita ajya gutangira wa mukobwa wabaga agiye kwita kuri Dani. Ubwo yamutangira ahantu anyura avuye kwa Dani. Yaje avuga ati Marita. Ubwo umukobwa Marita yikanzemo, araje aramubwira ati uzi ko nkanze? Nuko Jen ati mumbabarire nimba mbakanze, gusa ndi kumva nshaka kuvugana namwe, hari ikibazo? Nuko Marita ati wowe se Jen? Jen ati ya Marita, nukuri nkeneye ubufasha bwawe. Ubwo Marita yaramwegereye, ariko umubaza ati se bimeze bite? Nuko Jen ati ya Marita, basi nyumva. Ubwo Marita yase amubwira ati mva nkubwire Jennifer, ibintu ukoze sinzi, gusa Dani ubuzima musizemo cyangwa se situation asigayemo aka kanya irakomeye, ari guca mu bintu bitoroshye muri aka kanya. Ubwo rero kubera ubwo ubuzima Dani ari gucamo cyangwa se situation arimo, byatumye ahindura ibitekerezo bye, nta nubwo ari ku mubiri gusa, ahubwo byahinduye n'ibitekerezo bye. Ubwo rero ntibigutungure kubwo kubona biriya bintu byose yakubwiraga, asa nkaho yahinduye ibitekerezo Jen. Rero njyewe Jen ifite icyo nakubwira, bitewe n'uburyo Dani yahindutse ahantu hose, mu bitekerezo, mu mutwe, ahantu hose yarahindutse, nta nubwo ari physically gusa. Niba ubizi neza ko utashoboye kuguma aha ngaha, icyo nagusaba ni uko utazahagaruka. Turumvikana? Kuko situation yose umusigamo bisemo no itandukanye n'ubuzima yarayibereyemo. Rero nimba ubizi ko utazongera kuba waguma aha ngaha, ntuzagaruke hariya mu rugo. Urabizi neza ko gukundana n'umuntu ufite ubumuga cyangwa se ubana n'ubumuga bwo kutagenda
kubera umutwaro ntabwo ari abantu benshi rero bakunze kuba babihanduringa. Rero nawe ugomba gufata umwanzuro. Turi kumvikana neza Jenny? Umukobwa yarabyitegereje. Jennifer aramubwira ati uzi nkubwire se Mari, njye nta kintu na kimwe nitayeho, ntabwo mbyitayeho, yaba agenda cyangwa atagenda ndamukunda, ikindi kandi nshaka kubana nawe, sinitaye ku bintu byose yibaza, nta kintu na kimwe nitayeho, cyo nzi ko nuko ngiye mukunda kandi mukeneye kuba namubona iruhande rwanjye. Please nakwinginze Mari, basi bimfashemo agerageze kubyumva, ni ukuri nkeneye ubufasha bwawe, sibyo? Bimunyumvishiriza ni ukuri ndamukunda. Ubwo Marita nawe byaramurenze ko kabona Jenny ntabwo afite umutima usanzwe, haje avuga ati okay, humura ndabigufashamo, none uri kwifuza ko nagukorera iki rero? Ubwo Jennifer yamubwiye ibyo yamufasha, nuko Marita nawe avuga ati nta kibazo ndabigufashamo. Ubwo bumvikanye yuko umwanya w'uko Marita rero uzajya kwita ku musore, ahubwo Jennifer ariwe uzajyayo. Ubwo Dani nta kindi yakoraga iyo yabyukaga mu gihe Marita yabaga ataraza, yafataga igitabo akaba ari kwisomera, akomeza kwiyungura ubumenyi. Nubwo atarabashaga kugenda, ariko gusoma we yarabishoboraga. Ubwo ko yari kwisomera igitabo ari aho ngaho, yagiye kumva yumva urugi rurakingutse. Araje ati Marita, ntabwo nakuvuga ukuntu uje aya masaha hakiri kare. Ubwo disi ntabwo yari Marita wari uje, ahubwo yari Jennifer. Ubwo yaraje ahagarara inyuma ya Dani, nuko Jen ari kuvuga mu ijwi rituje, avuga ati mbere yuko ugira ikintu na kimwe uvuga, uri kwibuka mu myaka 2 ishize, uri kwibuka ubwo nari narwaye sinezite? Genda byibuka neza ko aribwo twatangiye gukundana njye nawe, nubwo nari nkomerewe ndwaye, ariko wakomeje kumba hafi. Umusore yarabyibutse disi atangira kwisetsamo. Umukobwa akomeza amubwira ati ndabizi neza wandebye meze nabi ndwaye, gusa uranyihanganira ukomeza kundwaza umumpuriza umbwira ko ndazi kumera neza, nubwo bitari bimeze neza, ariko wakomeje kumba iruhande. Urabizi ko byantwaye nk'ibyumweru 2 byonyine nkaba ndakize, undi iruhande umumpuriza umbwira utugambo twiza mfasha. Ibyo byose ngira ngo urabyibuka. Ubwo byose yakomeje kumubwira, ariko anagenda amwegera musatira. Turabyibuka neza Dan, ukajya unzanira icyayi gishyushye, ukanguma iruhande umbwira utugambo twiza. Ibyo byose rero byankoze ku mutima, nicyo kintu cyatumye nkomeza no kujya ngutekereza waragiye nkagukumbura, gusa nkibwira ko n'ubundi uzagaruka nanjye nkakwitura neza wangiriye, kumva ko nanjye nzakwitaho ubuzima bwanjye bwose. Ndatekereza wenda ushobora kuba wumva ikintu nshatse kuvuga. Dan, uri kugerageza kumva ko nshatse kuvuga urukundo? Ibyo byose ndi kuvuga ni urukundo Dan, njye nawe turi kumwe, nta kintu na kimwe cyatunanira, nta n'ikibazo cyatunanira kuba twagisolvinga. Umusore disi nawe yatangiye kwibuka, yakomeje kubitekerezaho. Umukobwa nawe araza disi amwicara iruhande, gusa umusore yatangiye kubyibuka, ariko atekereza n'ubuzima bwa kera, gusa yatekereza ko atazashobora kuba yashimisha umukobwa akunda. Araje amubwira ati Jen, urabizi kuri isi hariho abagabo benshi kandi beza, bafite amaguru 2 kandi banashoboye buri kimwe. Ubwo Jen yahise amubwira ati Dan, aba bose uri kumbwira niyo baba bafite amaguru 10, ntabwo bashobora kuba bamera nkawe. Urukundo disi ni rwiza. Jennifer yahise amubwira ati abo ngabo bose uri kumbwira ndabizi neza nanjye ko bariho, gusa niyo baba bafite amaguru arenze 2, bafite amaguru 10 cyangwa ngahe, ntibashobora kuba bamera nkawe, ntabwo bagira umutima nk'uwawe Dan. Ubwo umusore yisekejemo, araje atangira kwiruhutsa. Araje amubwira ati Jennifer, urabizi ndagukunda cyane, gusa ariko ntabwo nifuza kuba nagushyiraho umutwaro wanjye. Yego ndabizi byangora kuba mu buzima utarimo, kuko ndabizi ni wowe buzima bwanjye. Rero Jenny, ndagukunda gusa ariko aka kanya ntabwo bashije, ntabwo nshoboye kubera yuko mbana n'ubumuga. Rero urukundo ngukunda Jen, ntabwo nakwifuriza kuba wabana n'umuntu nkanjye, ntabwo ibintu nk'ibi ngibi
ukwiye umuntu uguha urukundo akagushimisha. Muri make umuntu ushoboye kuba yakwitaho buri kimwe cyose akaguha urukundo ukwiye. Ubwo umukobwa aramubwira ati Dan, byashoboka ko hari ibyo utashobora, gusa ariko ikintu cya mbere ni uko ushoboye kunkunda, sibyo? Icyo ni cyo kintu cyonyine nitayeho, ibindi byose ntabwo mbyitayeho. Icya mbere ni uko ufite urukundo wama, ushoboye kunkunda. Umubwira yuko udashoboye kuba washinga ivi byibuze ngo propose, gusa ariko ngewe muri aka kanya nshoboye kuba narishinga. Ubwo umukobwa yagize gutya yikora mu ikoti yari yambaye. Arangije rwose umusore nawe yitegereza, agiye kubona abona Jennifer yahise ashinga ivi. Arangije aramubwira ati Dan. Ubwo umusore yaratunguwe no kubona ibyo umukobwa arimo. Ubwo yitegereje neza, arangije aramubwira ati Dan Lieutenant, wabyemera kumbera umugabo? Ubwo umukobwa disi yakoze ibyo umusore atari gushobora, aravuga ati ngiye reka mbyikorere, ndabizi neza ko udashoboye kuba warishinga, gusa ngiye ndacyafite amaguru abiri narishinga. Wakemera kuba wambera umugabo Dan? Ubwo umusore yarabirebye disi arisetsa, yumva biramutunguye. Arangije yitegereza umukobwa. Ubwo yabitekerejeho, arangije atekereje n'ukuntu umukobwa amwubashye, akamubwira ati Lieutenant Dan, wakemera kumbera umugabo? Ubwo Dan nawe nk'umuntu n'ubundi wakuriye mu buzima bwa gisirikare yahise amukurura isari, aramubwira ati yes capitaine, ndabyemeye. Ubwo barisekeye disi n'ibyishimo, umukobwa arishima, Dan nawe arishima. Ubwo yagize gutya disi, arangije ahita amuhobera. Ubwo urukundo disi rwabo rwarakomeje. Umukobwa avuga ati Dan, ndagukunda, ntabwo numvaga ukuntu nagutakaza, numvaga ntashobora kubona gutakaza mu buzima bwanjye. Ubwo iminsi yaricumye koko baribanira, cyane ko n'ubundi umukobwa yaramubwiye ati baby, turi kumwe nta kintu kimwe cyatunanira, ibintu byose twabifatanya. Ubwo bagize gutya baza kwibanira. Umusore disi biraho mu buzima bwishimye. Umusore nubwo yagenderaga mu kagare, ariko yari yishimye we n'umugore we Jenny. Yagiraga gutya rwose akategura ibyo kurya, maze akamuhamagara ati baby, byatunganye. Umukobwa disi nawe akahita ahaguruka. Ubwo yanamutende disi bari hafi no kwibaruka, bakaza bakegera ameza, disi bari kwiseriva, ubona ko ari ibintu bishimishije. Umusore yagize gutya yikundira umugore, umukobwa nawe amukunda, bari hafi no kwibaruka imfura yabo. Ubwo disi bibereyeho mu buzima bwiza, ubuzima buryoshye bwuzuye urukundo. Ubwo Jenny byarangiye rwose yikomerezanyije na Dan, nubwo bari bahuyemo n'ibintu byinshi bishobora kuba byatuma umusore adakomezanya n'umukobwa. Gusa umukobwa yaravuze ati baby, abo bantu bose uri kumbwira niba bafite amaguru 10 ntabwo bamera nkawe. Ngewe icyo nshaka ni urukundo gusa, ibindi ntabwo mbyitayeho. Mu by'ukuri urukundo rw'ukuri nirwo ruba rukenewe, urukundo rwihanganira buri kimwe cyose, ibintu byose ukumva ko ari ubusa mu gihe ruhari. Ubwo ngubwo nirwo ruba rukenewe mu bantu. Ese nawe bikubayeho gutya, umukunzi wawe akagira impanuka cyangwa se akaba atabashije kugira ikintu yakora na kimwe, urwo rukundo rwakomeza? Wisuzume nawe urebe mu mutima wawe, wibaze ati ese ngewe urukundo mukunda ni uruhe? Aramutse agize ikibazo nk'icyo Dan yahuye nacyo, nakomeza nkamukunda cyangwa urukundo rwahita rushira? Reka duhurire muri comment mumbwira uko byagenda. Yari Asaf Obi, nakoze cyane kubana nanjye. Kora like, share na comment niba wabikunze, kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane, dusubire mu y'ubutaha.